ISEZERANO.com. Iyo umuntu aririmbira Imana, when a person is singing unto God aririmba bikunze with wholeheartedly kandi ari mu ijambo ry'Imana, and in the word of God, Imana iranezerwa. the Lord is pleased. Imana ihabwa icyubahiro. May our God be glorified. Baba batanze igihe cyabo, They've sacrificed their time bigomwe, and they've sacrificed the time. batanze amatike n'ibindi They've given the transport kugira ngo bakorere Imana. so that they work for God. Biravuga ngo ubikora bikunze aragororerwa. The Bible says that he who does it wholeheartedly is rewarded. Ariko iyo umuntu abikoze uko yiboneye, But if you just do it like that, aba yataye umwanya. you've lost your time. Rero Imana ijye ibashoboza May God enable them babikore batekereza ku ngororano, to do it thinking about the rewards, babikore batekereza ko bariho bashimira Imana bagiriye neza ikabaha agakiza. to do it thinking that they are thanking God who gave them salvation. Hallelujah. Hallelujah. Natwe tutari muri korali And we who are not part of the choir cyangwa muri worship team, or in the worship team, turirimbira Imana, when we sing for God, tujye tuyitekereza nk'umwami ukomeye. let us think him as a great God. Imana ihabwa icyubahiro. Hallelujah. Umukozi w'Imana Kanoni Antoine ubwo ari hano mu giterane, The servant of God, Canon Antoine, as he was here, yavuze ijambo rikomeye he said a very strong word. kandi nkunda kwigira ku batubanjirije. And I love learning from those who were there before Kuriya us, n'umukozi w'Imana nubaha. because they are people of God that I honor. Yaravuze ati, He said that urubyiruko ni imbaraga. the youth is power. Bakora ibintu binyuranye n'ibyo abakuze dukora. They work opposite to what the older people do. Atariko But sinzi neza niba iyo bariho basimbuka kuriya, I don't know if they are jumping the way they do. basimbuka batekereza ku Mana, They jump while thinking about God. ntabwo yabirwanyije ngo avuge ngo ntabwo batekereza ku Mana. He didn't fight against it, saying that they're not thinking about God. Ariko wumvaga asa nk'ushidikanya yuko But he was doubting hari ibintu abaririmbi cyangwa natwe twese dushobora gukora that some of us may do certain things, tudatekereza ku cyubahiro cy'Imana. yet we are not thinking about the glory of God. Yaravuze ati, ndibaza niba Perezida Kagame aramutse ari aha ngaha, He said that if the president of the republic was here, buri wese yasimbuka nk'uko bariho basimbuka. everyone would jump the way they're jumping. Byambaye inyigisho. It was a teaching to me, Ndibaza ngo mbese and I asked myself, ibyo dukora, what we do, ibyo tuvuga, what we say, tudutekereza ko Imana iri kumwe natwe, do we think that the Lord is with us? ko iriho ibireba, Does he see it ko iriho that yumva ibyo tuvuga. do we think that he hears what we say? Mu minsi ishize turi muri serire de mezo, The past days while we were in our cell group, abashyitsi batabyumva neza hari amatsinda tugira aho dutuye tugahura tugasenga, the visitors who don't get it, there are cell groups where we meet, where we stay and pray. tukibukiranya iby'Imana yatubwiye. And we try to remember what God said to us. Mwene data umwe nashatse kuvuga izina, And a certain brethren, twaraganiraga we were sharing, duhishurirwa yuko and we were revealed that iyo tuvuga ngo tuje imbere yawe Mana, when we say that we've come before you, God, tuba tuvuga ibintu by'ubwana, we are saying as children, kuko twakabaye dutekereza because we should be thinking yuko uhereye igihe twabira abana b'Imana that from the time we became children of God, ko duhora imbere y'Imana, we are always before God. kuko cya gihe wakiraga Yesu Kristo Because the time you received Christ, yaje kubana nawe. he came and is with you. Icyakora niba waramwirukanye And if you sent him away mu buryo bumwe cyangwa ubundi, in one way or another, wavuga ngo ngarutse imbere yawe. you would say that I've come before you again. Ariko ubaye ubana nawe, But if you're with him, ubaye uhorana nawe, if you're with him always, niyo waba wakoze amakosa even if you've done something kubera ko wrong, ahora hafi yawe, because he is always near you, wambwira uti mbabarira. you tell him, I'm sorry. Ibyo nibyo Yohana yavuze That's what John said mu nzandiko ze, in his letters. mu rwandiko rwa mbere ngo bana bato mbandikira ibyo kugira ngo mudakora icyaha. First John, he wrote that I've written to you so that you don't sin. Ariko ntihagira ukora icyaha, But if there is one among us you who dufite sins, umurengezi kuri data wa twese. you have one who cries for you. Twemere gusaba imbabazi We are allowed to ask for forgiveness, nk'uko umukozi w'Imana w'inama yabitwigishaga aha ngaha, just as the servant of God told it to us. avuga ati hari igihe dukora ibyaha tutabigendereye. He said us that there is time we do sins unwillingly. Biroroshye gusaba imbabazi, It is easy to ask for forgiveness. ariko iyo twateguye icyaha But if you've organized the sin ukabika amafaranga, and you keep money ugashaka umwanya, and you get time ukabitegura neza, and you prepare it very well ugakora icyaha, and you sin, nubwo wabona imbabazi even if you're forgiven, utanga igiciro. you're supposed to pay a Ibyo price. byabaye kuri Dawidi That happened to ubwo David yicaga Uriya when he killed Uriah agatwara umugore we, and took his wife, akagira ngo biroroshye and he thought it was something ko ari easy umwami. because he was a king. Imana igiye kumuhana When God was punishing him, yaritonze imuhana neza. he punished him.
very well. ntabwo ndibwirwe mbitindaho. I won't go deep in that. Yohana avuga ngo mbandikiye kugira ngo mudakora icyaha, When John was writing that I've wrote to you so that you don't sin. ariko ntabwo igira ukora icyaha But if one of you sins, atakitumye, and if you've not, atari ubugome, if you're not yihutire kwikura uwo mwanda. if you don't do it willingly, you Imana should ihabwe hurry to icyubahiro. remove that dirt from you. Haleluya. Hallelujah. Imana ishimwe cyane. Praise God. Ibyo simbitindaho cyane, I won't delay on that nuko byari binjeho, because it had just come to kuko me. hari igihe Imana ikuzanira n'ibyo utateganyaga kuvuga. There is a moment God brings things you've not Ushaka even prepared to kuguhishurira say. ibintu. He might reveal to you Wajya kubivuga when you're about to say. kabanza n'ibindi. He brings other things. Imana ihabwe icyubahiro, May our God be kuko glorified. tuba twayisabye, Because we ask ari Him, uwigisha akayisaba, the one teaching us, n'uri bwigishwe ijambo ry'Imana akayisaba, and the one who will be preached unto also asked for it, kugira ngo ibe ari iduha, so that it is Him who will kuko give ibyo us. gihe nakubwira ntacyo byakumarira. Because whatever I will tell you, it Ariko will iyo be nothing. nkoreshejwe n'Imana, But if I'm used by kubera God, ko ikuzi because He knows you nanjye ikabinzi, and He knows me well, buri wese muhimukwiriye. then He gives us what we Imana deserve. ihabwe icyubahiro. Glory to God. Uhereye ku wa gatatu From Wednesday na mu gitondo no kuri iyi saha, and in the morning and today, turiho this turaganira hour, ku magambo avuga ku bwami bw'Imana. we are sharing about words of the kingdom of God. Ubwo nabwirwaga ko nzigisha, When I was told that I would be preaching, ntabwo natinze ku by'uko nsanzwe niyigisha rimwe na rimwe I didn't delay on the thing that I've been preaching always. mu myaka myinshi. For the past years I've been doing Nta it. n'uwabyirata, No one can boast ku byo about tuvuga it. si ibyacu ni iby'Imana. Because what we say is not ours, but it is for God. Natekereje ndavuga ariko se nkwiye kuzabwira icyo abantu. I thought and was like, what should I tell the Saba people? Imana. I asked God, Numva muri gihajemo amagambo avuga ku bwami bw'Imana. and something filled me regarding the Imana kingdom of ihabwe God. icyubahiro. Amen. Ntekereza ku bwami I bw'Imana, was thinking about the kingdom of ndasenga ngo God. Imana ubwami bwawe I would pray that God, your kingdom, bwaza gute. how would it come? Imana impa ubwenge God gave me the wisdom bwo kureba mu ijambo ryayo, to look into His word. impa urugero ku bintu bifatika, He gave me examples of inyereka tangible ubwami things. bwitwa Hasiwerusi, He showed me a kingdom of kings, tubona mu Xerxes, gitabo cyitwa Esiteri whom we see in the book of mu Esther, isezerano rya kera, in the Old Testament, aho Esiteri where Esther yatoranijwe was chosen akaba umwamikazi, and she became queen. bitari bikwiriye Not because she deserved it, kuko yari umunyamahanga. because she was a stranger. Bibiliya iratubwira mu gice cya mbere cya Esiteri The Bible says in chapter 1 of Esther ngo umwami Ahasuwerusi that the king Xerxes, yategekaga ibihugu 127, he ruled 127 provinces ngo uhereye mu Buhinde ukageza muri Etiyopiya. from India to Ethiopia. Yari afite ububasha, He had the power. bari bafite n'amategeko akomeye They even had great laws y'Abamede n'Abaperesi. of the Medians and the Persians. Iyo bavuga ngo umuntu apfe yarapfaga, When they would say someone to die, they iyo would bavuga ngo die. umuntu abeho yabagaho, If they would say someone should be saved, they would save them. kandi bwari ubuyobozi bwashyizweho n'Imana. And that is the leadership that was put by God. Nk'uko n'uyu munsi ubuyobozi buriho, Just like the leadership bwaba today, ubwo mu itorero whether in church n'ubwo hanze y'itorero mu isi bisanzwe, or outside the church in the world, baba abayobozi b'umudugudu, babandi b'akagari n'umurenge kuzamura ku rwego rw'igihugu, the cell leaders up to the country level, Bibiliya itubwira ko bashyirwaho n'Imana. the Bible says that they are put in place by Nubwo God. bigaragara ko tubatora, Though we are the ones to elect them abandi bakabanoma, and others are nominated, ariko ubuyobozi bushyirwaho n'Imana. but leadership is put by God. Imana rero inyigisha kuri Ahasuwerusi. God taught me about King Uyu Xerxes. mugabo ntabwo ndi busome ibice byose by'ikiriya gitabo cya Esiteri, I won't read all the chapters of the book. ndaza gusoma gusa ku gice cya 7, I'm just going to read chapter 7. kuko mu materaniro twari turimo mbere twaganiriye ku gice cya mbere n'icya 2, Because on the first service we shared about the first and second ariko wenda chapters. bicamo nihuta. But I'll go through them. Uyu Ahasuwerusi This King Xerxes, yakoze ikintu ntekereza ko cyari kidasanzwe, he did something that was unusual. kandi yagikoreshejwe n'Imana And it was done through him by kugira ngo God. uyu munsi bizatwigishe. So that today we would learn from it. Yateguye iminsi mikuru. He prepared celebrations. Haleluya. Hallelujah. Ababyumvise ntabwo bibarambira, Those ones who have heard it don't get kuko hari tired of icyo Imana it. ishaka kuvugana natwe. Because there is something God wants to talk to us. Iminsi mikuru y'amezi 6, The celebrations for 6 months. amezi 18, amezi 6, ubwo ni iminsi 180. Those are 180 days. Ategura ibyo bazarya, He prepared what they would eat. ategura ibyo bazanywa, He prepared what they would aho drink, bazicara, where they would sit, aratunganya and neza. he prepared it very well. Yateguriye abantu benshi. He prepared for many people. Bibiliya yatubwiye yuko yatumye abayobozi ku rwego rwa ba minisitiri b'intebe, The Bible says he sent for all the prime ministers. atumira ngo abitwa abatware, He sent for the princes. atumira abagaragu bakomeye. He sent for the great servants. Ubwo ari mu byiciro bitandukanye, nk'uko tugira ubuyobozi tugahera muri perezidansi tukagera hasi ku mudugudu, They are in different levels just because for us we have ariko from Bibiliya ntabwo president to yatubwiye the ko abayobozi cell. b'imidugudu batumiwe. For them,
the cell leaders were also invited. bavuga ko batumiye n'abavuga rikijyana, They even invited those people who say and think ariko Bibiliya y'Ikinyarwanda ntabwo yakoresha abavuga rikijyana, But the Bible yakoresheje teaches ngo that. ni abatunzi, ngira ngo ni abantu bafite ubushobozi bugaragara, batari mu bayobozi ariko bafite ubutunzi. The Bible says that there were also some leaders, that the wealthy people that were invited who weren't leaders. Ahasuwerusi arabagaburira, Success fed them. abaha ibyo kunywa, He gave them what to drink, arabacumbikira and he gave them a place to sleep amezi 6. for 6 months. Mu minsi yashize ubwo twateguraga gahunda yo gushimira Imana nk'umuryango wanjye, In the past days when we were organizing to thank God, me and my family, gutumira abantu bakeya, inviting few people, abo jye nita bakeya, the people I call very few, nk'abantu ngira ngo twari twatekereje abantu 200 cyangwa 250, ngira ngo ni nk'aho ngaho. we had thought for like 200 people. Ni bake kuko yongera ubushobozi no gutumira benshi, There are very few because if you had what to feed them, you would invite many. byasabaga ibintu byinshi, It required a lot of things. kandi ntabwo narateguye ibintu byinshi, bwari uburyo bworoshye I didn't even organize big things. It bugendanye was just a n'ubushobozi simple Imana yari way yaduhaye. that was in line with what God had given Ariko us. ndibaza ngo kugira ngo umuntu ategurire abantu But I asked myself for ibihugu someone to prepare 127 for people who belong to 127 countries, abayobozi bakuru the great leaders n'abatunzi bose, and the wealthy people. ibyo byari bimeze gute? How was that? Nabitekerejeho birandenga, I thought about it usanga harimo inyigisho ikomeye. and I found a teaching in them. Iyo minsi irangiye, After those 6 abimezi months, 6, after the 6 months, yongeraho iminsi 7, he added other 7 days. atumira noneho abantu bo mu murwa w'Ishushani. He invited the people in the province of Susa. Nahise ntekereza kuri Kigali, I thought about Kigali. ngo atumira noneho aboroheje n'abakomeye, He even called the weak and the strong. na ba bandi tubona yuko ari abantu badakwiye gutumirwa mu bukwe, rimwe na rimwe tudatumira. Even the people who we think are not supposed to be invited and we don't invite them. Kuri icyo nanjye nakigizeho intege nkeya kuko hari abo ntatumiye. I'm also weak in that because the people I didn't invite. Birashoboka ko nawe ujya ugira intege nke nk'izanjye, hakaba hari abantu udatumira, It is possible that you might be weak in that like me and the people you don't invite. ariko yakoze ikintu gikomeye ngo atumira abakomeye n'aboroheje. But he did something great. He called for the great Bararya and the simple. baranywa bamara iminsi 7. They ate and drank for 7 days. Kubera ko bari bafite umuco wo gutandukanya abagore n'abagabo, Because they had a culture of separating men from women. umwamikazi Vashiti umugore we The queen Vashti, nawe yari kumwe n'abagore, she was also with the women. nawe yabakiriye, She had also welcomed them. yabanejeje. She was pleasing them. Bibiliya iravuga ngo umwami ngo anezezwa na vino. The Bible says that the king was pleased by the wine. Unarebye nta nubwo ari vino gusa, When you look into it, it's not n'ibyo birori just bari wine, bamazeho iminsi, but even the celebrations that were in. ntekereza ko nta stress yari afite, He didn't have stress, aranezerwa, so he was happy. aravuga ati ariko ubu nakora iki? And he said that what should I do? Ko muri ibi birori nerekanye ubutunzi bwanjye, That in this celebration I've shown my wealth. habereka uburyo mfite igisirikare gikomeye, I've showed them how a great army I have. habereka uburyo administration yanjye ikoze neza, I've shown them how my administration is well set. habereka ibintu byose, I show them everything, bakaba banezerewe. and they are happy. Ikindi kintu nakora cy'akarusho ni iki? What else can I do? Gatari kureka mbereka umugore wanjye, And he said that let me show them my wife. mfite umugore mwiza, I have a beautiful wife. reka mutumeho azi. Let me invite her and she comes. Amutumaho, And he sent for her. abwira inkone zibishinzwe, He told the eunuchs who were ubwo responsible. ni abagaragu bari barakuweho uburenganzira bundi kugira ngo bitabire uwo murimo gusa wo gukorera umwami. Those are the servants that used to work for the king. Mugende munzanire umwamikazi Esiteri, Go and call the queen Vashti. umwamikazi Vashiti. Go and call the queen Vashti. Vashiti aramusuzugura, Vashti despised the king. aravuga ati mugende mumubwire ko nanze. And he told them, go tell him that I've refused. Baramutumikira, They told the king. umwami agwa mu kantu, And the king was yakundaga umugore we, loved the wife. arababara, He was very hurt. ayoberwa icyo yakora, He thought of something to do and he felt ariko abaza anything. abatware bamwungirije, But he asked the people who were below him mungire inama nakora iki? that please advise me, what should I do? Abaciye ubwenge muri bo, The ones who were of more knowledge in bakuriye them, abandi babonye ibintu byinshi, who had saw a lot of things, bamubwira ati rego tugushije ishyano, they saw him that trouble has come to us. iki kintu Vashiti akoze This thing that Vashti has done, nitubyihorera, if we just leave it the way it is, nta mugabo wo muri bihugu uyobora there is no man in these nations you uzongera live kugira ijambo. who will have a word in his home. Byaba byiza nuko uyu mugore asendwa, The good thing is for you to send away this woman, iby'umwamikazi akabyibagirwa, that she would forget her queenship. ukagushakira umukobwa mu bihugu byawe harimo abakobwa beza kandi bafite ikinyabupfura. And we get another girl. In your Bafite nations, there are ingeso many more nziza. girls that are of good character. Inama arayemera, And he accepted the advice. binjira muri gahunda yo gushaka abakobwa, He went through the program of looking for girls.
batoranyamo ukwiye kuba umwamikazi. And there is chosen among them who should be queen. Washimwe yari umunyamahanga, The one who was chosen was a stranger, ariko se wabo witwa Moridekayi but his uncle called Mordecai, yari yaramubwiye ati uzajya ugira ibanga. he had told him that you should keep a secret. Urabizi ko ibihugu nta jambo dufitemo, You know that we have no say in these countries. uzabigira ibanga. Please keep it as a secret. Nubwo ubona biriho bigenda byerekeza ahantu heza ushobora kuba umwamikazi, Even if you see things are getting Ariko good and you will be uzitonde. queen, please take care. Esiteri akamwubaha, Esther would respect him, arabyubahiriza and he kugeza respected ubwo that yatowe till the moment she was chosen aba umwamikazi. and she became queen. Yari gahunda y'Imana It was the plan of God, kugira ngo so that Imana yerekane God would ko reveal Imana ya Isirayeli that the Lord of ariyo Israel, Mana nyamana. He is the true God. Imana ihabwa icyubahiro. May our God be glorified. Esiteri aba umwamikazi Esther became queen mu gihugu ubundi yari atakwiye kuba umwamikazi kuko yari umunyamahanga, nta jambo bari bafite. in a country where she wasn't supposed to be queen because she was a stranger and they had no word. Na Moridekayi wakoraga ku irembo ry'ibwami, And Mordecai, who used to work at the king's gate, nuko yari azi ururimi rwaho, it's because he also knew the language, yari yahakuriye nk'umunyagano and he had grew from there as a kubera ko captive bari barakuweho uburenganzira bwabo. because they didn't have any rights. Yari yabonye akazi kubera ubushobozi afite, He had gotten the job because of the ability he had. ariko igihe cyari kigeze kugira ngo nawe amenyekane But time had come for him to be known as well kubera ko yubahaga Imana. because he honored God. Aho yakoraga, Where he worked, nyuma y'uko Esiteri yari amaze kuba umwamikazi, after Esther became queen, habaye ikibazo gikomeye. there was a great problem. Umuyobozi witwa Hamani A leader called Haman, wari wuhungirije Ahasuwerusi, who was vice to the king, Success, yanyarwaga aho kuri geti, when he was getting through the gate, amenya yuko Moridekayi atamwubaha nk'uko abandi bamwubaha. and he happened to know that Mordecai doesn't honor him as others do. Nihuse yaganiriye n'umwami, aramubwira ati hari umuntu hano w'Umwisirayeli ngo ntashobora kumfukamira. Hurriedly he talked to the king and told him that there is a Jew here who doesn't want to kneel for me. Bo bakoresha ijambo ryitwa ngo ni ukubarara cyangwa se ni nko kuryama mu buryo bwo gutanga icyubahiro. They used a word called bowing. It is a sign of giving respect. Mwami ati ariko ntugire ikibazo, A king said that you should have no problem. niba gusuzugura urabizi abasuzugura uko hano tubigenza. You know what to do to those who despise you. Avuga ati ni byiza, He said that it is very good. ariko kugira ngo agasuzuguro gashire, But for us to end that, ntabwo nkwiye kwica Moridekayi gusa, I just shouldn't kill Mordecai. nkwiye kumukuraho na bene wabo bose. I should even kill all those other people. Mwami ati ibyo ntabwo ari ikibazo. The king was like, that's not a problem. Hamani aravuga ati ariko ndatanga igiciro, mfite amafaranga, Haman said mfite that I have ubutunzi, money, I'll give a price. ndatanga ubutunzi bugiye mu isanduku y'igihugu, I'll give money and it goes into the Abantu government's baveho. treasury, abantu bakurweho. and people will kill them. Babyemeranyaho, They agreed upon it, inkuru igera kuri Moridekayi. Inkuru igera kuri Moridekayi and Mordecai got this news ko byarangiye, that things are done, ko agomba gupfa that he's supposed to die, n'ubwoko bwabo. and his entire people. Ariko ubwo Imana kubera ko ari nyabwenge, But because God is wise, yari yamaze gushyira Esiteri aho akwiriye kuba he had put Esther where she was supposed to be, kugira ngo imukoreshe so that she would be used ikize ubwoko bwayo. to save his people. Hari ahantu Imana igushyira There is a place God puts you, kugira ngo mu gihe gikwiriye so that in the right time, utabara ubwoko bwayo. you would save his people. Ushobora kuba ari ku irembo ahantu horoheje, It might be at the gate, ushobora kuba ari kuri ofisi ahantu, it might be in a certain office, ushobora kuba uri umuyobozi ukomeye it might be in a big leadership, cyangwa woroheje, or you're a big or small leader. ariko Imana igufiteho imigambi myiza. But God has good plans for you Niko Imana ibyo ibigenza. because he has the way he does it. Imana yakoze igitangaza, God did great works, miracles, iburizamo imigambi ya Ahasuwerusi na Hamani kuko bari bemeye ko abantu bavaho. and the plans of Haman and Success were taken away because they had accepted to kill the people. Abatarasomye amagambo ukuntu biri bivugaho, Those who didn't read those words, how the Bible says, bavuga ngo umwami ngo abura ibitotsi. the Bible says that the king became sleepless. Ntabwo yari ashonje, He wasn't hungry. igihugu ntabwo cyari cyatewe, The country wasn't attacked. abura ibitotsi mu buryo budasobanutse. He lost sleep Arangije aribaza ati ariko nakora iki? and he asked himself, what should I do? Yari yariye yanyweye, He had ate and drunk. bamubyine nk'uko They bisanzwe, had danced for him as usual. bimuyobera avuga ati reka mbe nsome ibitabo. And he said that, let me be reading books. Ariko ni Imana yamujyanaga. But it is God who was taking him Kuba ari abayobozi bakomeye bose, because of those other leaders. Imana iri hejuru ubwenge bwabo. God is above the wisdom. Imana imujyana mu gitabo God took him in the book, cy'ubucurabwenge ahanditse inkuru ya Moridekayi. in the book of Chronicles, where there is written a story of Mordecai. Uburyo yagize akamaro gakomeye. The way it was helpful,
akaburizamo imigambi yo kwica umwami. The way he was helpful and helped in not killing the king. Mu gihe umwanzi abaturwanya, When the devil is fighting against us, Imana ibitegura uburyo bwo kuturwanirira. God is organizing a way to fight for us. Mu gihe Hamani yabaga atekereza neza, When Haman was thinking rightly, uburyo azafata Moridekayi akamushyira ku giti yashinze, the way he would hang Mordecai n'Abisirayeli bose bagashira, and all the Israelites to perish, Imana iri itekereza ukuntu igiye kuzamura Abisirayeli, God is thinking a way of raising ikabaha Israelites umugisha, and bless them bakagira ijambo. so that they have a say. Haleluya. Hallelujah. Imana ihabwe icyubahiro. May God be glorified. Inkuru irakomeje. The story continues. Esiteri Esther, yabwiwe na Moridekayi yamutumyeho ati ibintu byakomeye. she was told by Mordecai that things have gotten tough. Esiteri atese nubwo byakomeye ndagirane. Esther was like, even if they're hard, what am I going to do? Hashize ukwezi kose ntatumirwa. It is a month when I've not been invited by the king. Kandi urabizi mu mategeko yacu umuntu agiye yuko abonye yapfa. And you know, if you go in our laws as it is, you Itegeko will rihari die. rirasobanutse yuko umuntu agiye imbere y'umwami atamuhamagaye apfa. The law is very clear that if you go before the king when he has not called you, you die. Moridekayi ati nyamara Mordecai said, niba witwaje kuri umwamikazi ntuhagarire mu mwanya urimo kugira ngo utabare ubwoko bw'Imana. if you think you're a queen and you don't rescue the people of God, Imana ishobora kudukiza mu bundi buryo, God may save us in another way, ariko we n'inzu ya so mwabona ishyano. but you and your father's house will be troubled. Esiteri yubahaga Imana. Esiteri yubahaga Imana. Esther obeyed God. Avuga ati ndabyumva neza, She said that I've had it ariko clearly, birasaba imbaraga zo gusenga. but I want the power of prayer. Mwebwe aho muri mu murwa Where you are in the city, hamwe na bagenzi bawe aho ngaho, with your other people, natwe hano ibwami even us in this kingdom, dukore ibicaniro dusenge. we are going to create altars and pray. Haleluya. Hallelujah. Moridekayi n'abandi bahuje nawe Mordecai and others people mu ibanga, in secret, na Esiteri nabo bahuje and Esther and the people she was with, barasenga. they prayed. Esiteri ati dufate iminsi itatu dusenge. Esther said that let us get 3 days of prayer. N'ubundi murabona ko tugeraniwe turi mu bibazo, You see, we are already in problems. kurya tuye tubyihoreye, Let us no not kunywa eat. tubyihorere, no And we kwinezeza tubyihorere, shouldn't eat or please our bodies. tutabaza Imana yo mu Let ijuru. us call unto God of heaven. Hallelujah. Hallelujah. Nihuse Imana yakoze igitangaza, And God did a great miracle. iburizamwo imigambi ya Hamani. And those things were brought down. Haman's plans. Iminsi itatu ishize Esiteri ajya aho umwami yagombaga kumubona, After 3 days, Esther went to where she was imbere supposed to meet the y'ikambere king, aho where the king sat. umwami amubonye And when the king saw kubera him, y'amasengesho because of the prayer, ava mu bye. he was taken. Iryo jambo rigezweho muri iyi minsi. Yeah, that is the word. that he Amurabutswe saw. And when he saw him, abona umugore udasanzwe. and he saw that she was a beautiful Ndiho wife. ndatekereza ntabwo ari ukuvuga ngo nibyo Imana imbwiye, It's not what God has told me, but I'm kabuza atari thinking, kubundi kuki hashize ukwezi uyu mugore ntamuhamagara. I think he even asked himself, why have I taken a month without Ati calling Esiteri this God? urashaka iki? That Esther, what do you want? Icyo wansaba nakiguha, Whatever you want, I'll nubwo aba ari give you. umugabane w'igihugu nawuguha. Even if it is part of my country, Icyo I'll ni give igisubizo you. cy'amasengesho. That is a reply of Iyo prayer. dusenga Imana When we pray to God tukitondera ijambo ryayo, and obey His word, twagira mu bibazo when we are in problems, ntiturushye abantu, we don't just go ahubwo to tukabibwira people, Imana but we tell them to God. tuyiringiye. Believe in Imana irakora, God works. Imana ihabwa icyubahiro. God be Imana glorified. yumvise gusenga kwa Esiteri God had na Esther's prayer Moridekayi, and Mordecai. niyo Mana twizeye. That is the God we trust. Esiteri Esther, yaravuze ati niba nkugireho umugisha she said that if I'm blessed, unyemere ngo utumire mu nkera, allow me to invite you in a kandi banquet, uzazane n'ukungirije. and please come with your vice. Hamani azazi. Haman should come. Baza mu nkera, They came to the banquet, arabakira baranezerwa. and she Akambwira ati, pleased them, ndongera mbatumire muzagaruke. and she said that I will again invite you and come back. Agituje neza, When she was clear, agisenga Imana. when she was still prayerful, Wa munsi warageze, that day came. reka Louise adusomere yihuse Let Louise help igice us cya read karindwi. ISEZERANO.com. 7, Esther. Esiteri igice cya karindwi. Esiteri ahagirwa ubwoko bwabo, Hamani amanikwa. Nuko umwami na Hamani bazana na Esiteri umwamikazi mu nkera. Kuri uwo munsi wa kabiri umwami yongera kubaza Esiteri bari mu nkera, aturasaba iki mwamikazi Esiteri ukagihabwa? Urashaka iki? Naho wansaba umugabane w'igihugu nawuguha. Nuko umwamikazi Esiteri aramusubiza ati niba ngutonyeho nyagasani ukabishima, ngusabye agahanga kanjye
ndetse ukize n'ubwoko bwacu. Nicyo nsaba, kuko jyewe n'ubwoko bwacu twaguzwe ngo twicwe, turimburwe, tumarweho. Iyaba twaraguriwe kuba imbata n'abaja, ntacyo mba mvuze. Nubwo uwo mwanzi atabasha kuriha umwami ibyo aba yishe. Maze umwami Ahasuwerusi abaza umwamikazi Esiteri ati, ninde uhangaye kwigira iyo nama kandi ari he? Esiteri aramusubiza ati, umwanzi wacu uturenganya n'uyu mugome Hamani. Hamani agirira ubwoba imbere y'umwami n'umwamikazi. Muri ako kanya umwami ahagurukana uburakari, ava mu nkera, arasohoka ajya mu murima w'ibwami. Hamani nawe ahagurutswa no gusaba umwamikazi Esiteri agahanga ke, kuko yari abonye ko umwami amaramaje kumugirira nabi. Hanyuma umwami agaruka ava mu murima w'ibwami, yinjira mu nzu y'inkera, asanga Hamani yikubise ku gisasiro aho Esiteri yari ari. Umwami ahera ko aravuga ati, mbese agiye no gufatira umwamikazi mu nzu aho ndora? Ijambo rigihunguka mu kanwa k'umwami, Hamani bamupfuka mu maso. Maze Haribona, umwe mu nkone zakoreraga umwami, aravuga ati, ndetse murege mu rugo rwa Hamani. Ndetse mu rugo rwa Hamani hashinzwe igiti kirekire cya mikono 50. Komeza. Hamani yiteguriye kumanikaho Moridekayi, kandi ari we wavuze ibyagiriye umwami neza. Umwami arategeka ataba ari cyo mumanikaho. Nuko Hamani bamumanika ku giti yateguriye Moridekayi, maze uburakari bw'umwami buracogora. Haleluya. Imana ihabwe icyubahiro. Mu gihe umwanzi aba agambiriye kurimbura itorero ry'Imana, when the enemy is plotting to destroy the church of God, mu gihe umwanzi aba yiteguye kukurimbura, when the enemy is ready to destroy you, akuziza ko wubashye Imana, because you've honored God, Imana yibitegura uburyo bwo kukurengera, God is also preparing a way of saving you no gukuraho ibyakurwanyaga. and taking away whatever has been fighting against Nimvuga you. ibyakurwanyaga ntiwumva abantu, If I say what has been fighting against you, don't think kuko of imbaraga people, z'ikuzimu because the power of hell nizo zikoresha abantu. is the one that uses people. Iyo tuvuga ubwami bw'Imana, When we talk about the kingdom of God, ntabwo bugaragarira amaso y'abantu, it is not seen by the physical eyes, ariko bukorera mu bantu. but it works through people. Niyo mpamvu Yesu yavuze ngo nimusenga, That's why Jesus said that when you mujye pray, musanga ngo data ubwami bwawe buze. you should ask that God, let your kingdom come. Ubwami bw'Imana The kingdom of God, buza muri iri jambo, it comes through the word. wabwiwe cyangwa wisomeye, The word you've heard or you've been buza muri told. ziriya ndirimbo wumvise, It comes through the songs you've heard, bigakora ku mutima wawe. and it goes to your heart. Wakwemerera Imana, If you let God, ubwo bwami wabwemerera, if you let that kingdom come, bugatangira kukwigisha it begins teaching you uko ugomba kwitondera ibyo Imana yavuze. how you should obey what God says. Uko ugenda ubyitondera, When you keep on obeying niko it, ugenda uhinduka. that's when you get Kuko transformed. biri tubwira ngo ibyanditswe byera Because the Bible says the Holy ngo bigira umumaro wo Scriptures, kutwigisha, they have a reason of rebuking ngo us, ngo bikaduhanira gukiranuka, of rebuking and ngo correcting kugira ngo us, umuntu w'Imana abashyitse, so that a person of God is afite made imukwiriye righteous, byose, having everything, ngo akore imirimo myiza so yose. that they will do all the good works. Haleluya. Hallelujah. Ijambo ry'Imana The word of God, rifite imbaraga it has power zihindura umuntu, that changes a person. imirebere ye The way he sees igahinduka. changes. Nk'uko nabivuze mu materaniro ya kare, As I said in the earlier service, ijambo ry'Imana rihindura umuntu. the word of God changes a person. Nk'uko muri iki gihe Just like in these times, hariho ubusambanyi bukabije there is a lot of adultery, n'ibindi byaha bitandukanye, even other things. aho usanga abagabo bangana nkanjye When you find men like me, ari ba sugar daddy abenshi, as sugar daddies, cyangwa most of abagabo them, basambanya abana, and the men who rape kids, cyangwa ugasanga ababyeyi bakwiye kuba biyubashye ISEZERANO.com. be respected. bariho bishyura abasore When they are paying young men bagasambana, and they sleep together, uwo ni umwuka uri ku isi. that is the spirit that is on the world. Iyo turi muri Kristo Yesu When we are in Christ tukemerera Imana ko iduhindura, and accept God to hari andi change us, maso iduha.
there are new eyes that he gives us. nk'uko abanyarwanda bavuga ngo kirazira, Just like Randy said that it's ijambo forbidden. ry'Imana rirema za kirazira muri twebwe. God's word creates forbidness in nareba uyu mwana ourselves. w'umukobwa Justin, When I look at this young girl Justin, nkabona ni nka divine, she's like divine, my ubwo se daughter. namwifuza, Can I desire kandi her? amaso yarahindutse, Yet my eyes have been kubera changed. ko Imana Because God, ifite imbaraga zo kuhagira he has the power to wash ibitekerezo byacu all our minds, bikezwa, and they are cleansed. kuko ibyanditswe byera bitubwira ngo Because the word ngo says nukuri umuntu niyeza that if a person is cleansed akitandukanya n'ibidatunganye and separates himself from azaba what is igikoresho not right, cy'Imana. there will be an instrument of God. ntabwo Imana God yishimira gukoresha is not pleased on using ibikoresho people, bidatunganye, on using instruments kuko that are ngira not ngo right. byubake birasenya. Because instead of building, they Imana destroy. ihabwa icyubahiro. May our God be umubiri glorified. si uwo gusambana, umubiri si uwo gusambana, The body is not to have sex, ni uw'umwami. it is for the Lord. Amaboko yacu si ayo kurwana, Our hands are not to fight, nayo gukorera Imana, they are to work for God. no gukora ibidufasha mu buzima. Even doing other things that help us in life. Udakora adakwiriye kurya. Because he who doesn't work shouldn't eat. Imana ihabwa icyubahiro. Amen. Mu bwami bw'Imana The kingdom of God, hari amategeko, they are laws. hari ijambo ry'Imana. There is the word of uko God. turisoma As we read it, rihindura ubuzima bwacu, it changes our lives. uko turyizera As we believe in it, rigenda ridutunganya. it goes on making us Niyo right. mpamvu Imana That's why God yabwiye Yosuwa told Joshua ngo bajye barisoma, that they should read it baryandike and write it ku myugariro yabo, on the doors aho banyura hose, where they pass. ngo bajye barivuga They should talk ku about manywa it na nijoro, day and ngo night. bajye baritekerezaho. They should think Umunsi about it. babikoze The day ngo they'll nta do kintu na that, kimwe there is nothing kizabahangara, that will ngo come nta to ntambara them. bazatsindwa, There is no war kubera they'll be yuko defeated because bazaba bari kumwe n'Imana. they'll be with Iyo ijambo God. ry'Imana ryahinduye ubuzima bwawe, The word of God takes ntabwo your rero ngo life. wifuze gusambana, You can't look ntabwo someone and ugera you ahantu want hari to ibintu have sex with wifuze them. kwiba, You can't want to ntabwo steal. wishakira icyubahiro, You don't look for honor. ntabwo wishakira imibereho mu bundi buryo. You don't look for your ways of living in another way. Usaba Imana yawe You ask for from your God, ikagufasha, and He helps you ikaguha ubwenge, and gives you the ibyo knowledge. ukeneye byemewe mu ijambo ry'Imana Whatever you need that is in the word of ukabihabwa mu God, nzira nziza. you're given it to eat in the rightful Yesu way. yavuze ijambo rikomeye, Jesus said a very great aravuga word. ati umuntu ushaka kuza aho ndi, He said that a person who ushaka wants to come kunkurikira, where I am, one who wants to follow abanze me, yiyange, let them first hate yikore umusaraba themselves nkurikire. and carry their cross and come Kwiyanga unto me. yavugaga What does the hate ni ukureka imitekerereze is all y'ibyaha, about mean? It is living thoughts of sin. ni ukureka imyumvire mibi, It is living those old thoughts ukabanga iby'Imana yavuze. and say that whatever Ibyo ngomba God gukora. said, that is what I should do. Imana ihabwa icyubahiro. Amen. Haleluya. Hallelujah. Ijambo ry'Imana The word of God, iyo twarisomye when we read it, tukaritekerezaho, and think about nk'uko it. abakristo b'i Beroya babikoraga. Abakristo b'i Beroya, just like the Christians of Bela Bibiliya did, bitubwira ngo byakozwe n'intumwa, the Bible says in ngo the barasomaga, Acts that they read, ngo kugira ngo barebe ko ibyo intumwa zigisha ari by'ukuri. so that they check what the disciples are teaching is true. Urugero nk'uko uyu munsi wasoma An example is that just like you read now mu Bagalatiya ibice 5 in Galatians 5, uhereye ku murongo wa 19, from verse 19. ahatubwira imirimo ya kamere, The Bible says that Twese about the turayizi. characters. We all know them. ahatubwira imbuto z'umwuka. The fruit of the Spirit. Twakumva iryo jambo When we get that word, tukaritekerezaho, think about it, tukabanga ibi byose by'imirimo ya kamere and then we say that all those works of the flesh, ngo ni umwanda. it is that. Tukabwira Imana ngo Mana And we tell God, fasha kwiyuhagira, help cleanse us. nk'uko mu gihe cya Esiteri So just like mu in gihe the cyo times of gutoranya Esther, abakobwa, when they were selecting the ngo girls, bamaraga ngo amezi 6 they would spend 6 months biyuhagira, being cleansed, ngo bikuraho imbiribiri, umwanda uri ku mubiri wose, taking all the dirt that was on their bodies. ngo bakamara andi mezi 6 And they would spend other 6 months ngo bakoresha ibihumura neza, when using amaparufe menshi atandukanye. good perfumes. Inzara ubwo barazicaga, They would treat the nails. niba n'ingohe barazisongozaga I don't simbizi, know if they would even cyangwa comb their barabikoraga hair gute? across. I don't know. bari bafite uburyo bwo kwirimbisha But there is a way they would dress no them. kwitunganya They would dress them and kugira ngo make nibagera them imbere y'umwami so that when they get to the king, bazatoranywe. they would be selected. Natwe nk'itorero Us as the church rishushanywa na Esiteri twabonaga, that is represented like tugomba Esther that we kwihwezuraho see, imbiribiri, we should shower ourselves tukikuraho umwanda, and take away all the dirt tugatekereza neza. and think right. Imana ihabwa icyubahiro. Hallelujah. Wari warabitse urwango mu mutima we, If you had kept hatred in your heart, wari warabitse ibyo bamuhemukiye akabika mu mutima we, if you had kept anything bad they did wari to you in ufite your heart, amatiku if you had cyangwa indi ngeso yose, or other characters, akihwezura, and you wash yourself, akiyuhagira. you cleanse yourself. Ijambo The ry'Imana word of God says
ni amazi y'umumeshi, It is water to the ni washer. umuriro ukongora, It is fire that burns. ni inkota y'amugi abiri. It is a double-edged sword. Ijambo ry'Imana uko ugenda uryizera As you go on believing the word of God, rigenda rishyira muri wowe ko kubeshya atari byo, it goes on putting in you that lying is not right. rishyira muri wowe yuko umujinya atari It mwiza, puts into you that anger is rishyira not muri good. wowe ko nta ngengabitekerezo ukwiye kugira, It puts in you that you shouldn't have bad thoughts. rishyira muri wowe ko icyubahiro ari icy'Imana, Puts in you that the glory rishyira all muri wowe goes yuko to udakora God. adakwiriye kurya, Puts in you what you should eat. rikubwira ko ishyari ari ribi. It tells you that anger is bad. Imana ihabwa icyubahiro. Jealousy is bad. Haleluya. Hallelujah. Nibutse ubuhamya twagize ejo, nako ubukwe twagize ejo, I remember the wedding we had yesterday. nabivuzeho kare, I talked about it earlier. numvise nshimiye Imana I felt thankful to God kuko Imana yubahiriza ijambo ryayo. because God honors His word. Iravuga ngo ni se w'imfubyi, He said that He's a parent to the orphans ngo ni umugabo w'abapfakazi, and He's a husband to the widows. kandi ntabwo tuzayibona And we won't see Him yikoreye imyenda when He is with clothes ishyiriye umupfakazi cyangwa imfubyi, and He has taken them to an orphan or a widow. ifite wenda fuso cyangwa ikamyo irimo umuceri ishyiriye abakene abashonje, When He has a fuso or a car full of rice taken to the ones that are hungry. ahubwo twarayibonye Imana. But we see God. We've seen God. Abantu bacicikana When people were many, baharanira ko ubukwe bwa mwene data bwa mushiki wacu bugenda they neza. wanted to support the wedding of our sister. Abantu bamaze iminsi myinshi People have spent many days bategura ubukwe bw'umwana w'umukobwa w'imfubyi. trying to organize a girl who was an orphan, her Mu buryo wedding. busanzwe yitwa imfubyi, In the normal way, she's an orphan, ariko afite Imana, but she has God. afite se w'imfubyi. She has a parent of the orphan. Yagendeye mu modoka nziza, She went in a nice car. hari n'abahembwa neza batayibona There are even nk'iriya, people who get good salaries, Ibintu but don't get byagenze that neza. far. The things went kubera well ko ari umwana w'Imana. because she is a child Niba of uri God. imfubyi uri aha ngaha If you're an orphan and ukaba you're waramenye here Yesu, and you've known Jesus, uvuga uti nubwo nagize ibyago nyine ababyeyi b'umubiri bagapfa, just say to yourself, even if I lost my ariko mfite parents, Imana iruta ababyeyi but I b'umubiri. have my God who is more than Mfite any Imana parent. ikize. I have a God who is rich. Mfite Imana ibasha gukora ibyo umubyeyi atashobora. I have a God who can do what a parent Mfite can't. Imana inkunda. I have a God who loves me. Yakorewe ubukwe Providence, We who did a wedding for Providence. ubwo niwe mvuze w'ejo, She's the one that I've said ariko n'abandi yesterday. yarabudukoreye. But there are other people like us who Abantu did it bakarara for. bashakisha kugira ngo ubukwe bugende neza. And people were looking for here and there to support our wedding. Umuntu agahera mu gitondo akagera mu gicuku A person begins from morning up to midnight, adufasha kugira ngo bigende neza, helping us so that the wedding would be a agufasha kugira success. ngo bigende neza. So that your wedding would be a success. Mwaravukiye mu bihugu bitandukanye, Yet you were born from different countries. n'aya moko y'Abanyarwanda mutayahuje, Not even because you have the Rwandan blood. You share the Kubera blood Imana. because of God. kubera se w'imfubyi. Because the father of Imana orphans. ihabwa icyubahiro. Hallelujah. Niba ari umupfakazi uri aha ngaha, If there is a widow that is here, hari abafite abagabo bakubita, there are those who have husbands that beat them. hari abafite ababahima, There are those who have the husbands that don't give them what they want. hari abafite abagabo bataha bahaze bari inyama agenda yihaganyura, abagabo bataha bahaze bafite bagenda bihaganyura There inyama, are also those who have husbands that go home when they are nta feeling their n'inyanya stomach, zabonetse, n'inyanya and yet you ntazabonetse, don't have something home to eat. kandi afite umugabo. Yet you have a husband. Uwo mugabo That husband, nubwo tumwifuriza gukizwa, even if we desire him to be saved, nta mugore udafite umugabo isn't there a wife that does, a ubaho woman that neza doesn't have kubera a Imana, husband because she has honored God? akavuga ati niba ari ukugira umugabo nk'uriya Imana izamfashe nzigumire gutya, And she said that instead of having a man like that, let me stay like this. kubera umugabo ntabwo ariwe gisubizo, Because the man is not an answer, umugore si the igisubizo, wife is not an answer, umubyeyi si we the gisubizo, parent is no answer. Imana niyo gisubizo. God is the real answer. Haleluya. Hallelujah. Kugira abagabo ni byiza, Having a husband Kugira is abagore ni okay. byiza. Having wives is okay. ariko But hari igihe Imana yemera ko bibaho nk'uko byabaye, there is a time God accepts it to be like the ukisanga way uri it imfubyi is. utarabigizemo And you uruhare, find yourself an orphan, yet you have ukisanga uri no money. umupfakazi utarabigizemo You find uruhare, yourself a widow. ariko ufite Imana, But because you have God, ufite ukomeye, you have a great ntabwo person. uzakorwa n'isoni. You will not be ashamed. Twitondere ijambo ry'Imana. Let us obey the word. Imana ihabwa icyubahiro. Hallelujah. Mu bwami bw'Imana The kingdom of God. dufite umubyeyi ukomeye We have a great parent w'umukire. who is very rich. Haleluya. Hallelujah. Umubyeyi wacu witwa Imana Our parent who is called ni God. umukire, He is very rich. amazu dukeneye yari afite, He has the houses we want. imodoka dukeneye arazifite, The cars we want, he has amafaranga them. dukeneye yari afite, The money we want, he has them. ariko aratubwira ngo ibyo ngibyo But he says that all those things, ngo ntibikwiye gufata umwanya wa mbere, they shouldn't take first place ngo in tubanze your heart. dushake ubwami We should bw'Imana, first seek for the kingdom of ubundi God. tuzabyongererwa. And we shall be added unto other things. Ariko hari igihe tubona byatinze, But there is a time we see when they've delayed. ariko se ko amafaranga yo kwishyura abura, And you ask yourself, I don't have money to pay.
kandi nkaba ndi umwana w'Imana. yet I'm a child of God. Kubera iki? Why? Kubera iki amafaranga atinda kuboneka yo kwishyurira abana? Why is it that I delay to Kandi get Imana ni money to pay umubyeyi school wanjye. fees, yet God is my parent? Imana icyo yitegura. God, He prepares that. Ariko ishaka kugira ngo tubanze But He does that when He wants us to ubwami bw'Imana bwuzure muri twebwe, first be filled with His kingdom, hanyuma iduha ibyo dukeneye. and then He gives us all we want. Haleluya. Hallelujah. Ndashaka gusorezera ku magambo I want to wind up with words ari muri Luka. that are in the book of Luke. Reka turebe Luka ibice 9 ngira ngo. Let us go to Luke chapter 9. Ariyo nshaka no kurangirizaho, That's where I'm finishing from. avuga ku bwami bw'Imana nanone. That talks about the kingdom of God. Ubwami bw'Imana iyo buri muri twebwe, When the kingdom of God is in us, ibikenewe byose burya biba bihari. everything that is needed is available. Ariko tugenda tubihabwa But we go on receiving it uko Imana yabiduteguriye. as God has prepared us to Imana get. ihabwa icyo. Luka ibice 9 duhere kuri 23 dusomere yihuta. Luke 9:23. Adusomere yihuta. Let's hurry for us. Yesu asobanura iby'inzira y'umusaraba, abwira bose ati umuntu nashaka kunkurikira niyiyange yikorera umusaraba we iminsi yose ankurikire, kuko ushaka kurengera ubugingo bwe azabubura, ariko utita ku bugingo bwe ku bwanjye niwe uzabukiza. Umuntu byamumarira iki gutanga ibintu byose byo mu isi narimbuza ubugingo bwe, cyangwa nabwakaho indishyi? Kuko umuntu wese ugira isoni zo kunyemera no kwemera amagambo yanjye, umwana w'umuntu nawe azagira isoni zo kumwemera ubwo azaza afite ubwiza bwe n'ubwa se n'ubw'abamarayika bera. Ariko ndababwira ukuri yuko muri aba bahagaze hano harimo bamwe batazumva ubusharire bw'urupfu batari babona ubwami bw'Imana. Reka dukomeze. Let's continue. Hanyuma y'ibyo hashize iminsi 8 ajyana Petero na Yohana na Yakobo azamuka umusozi ajya gusenga. Agisenga ishusho yo mu maso he ahinduka ukundi, n'imyenda ye ibimyeru irabagirana. Abantu babiri bavugana nawe ari bo Mose na Eliya, baboneka bafite ubwiza bavuga iby'urupfu rwe urwo agiye kuzapfira i Yerusalemu. Petero nabo bari kumwe barahunikiraga, bakangutse rwose babona ubwiza bwe burabagirana, n'abo bantu babiri bahagararanye nawe. Nuko bagiye gutandukana nawe, Petero abwira Yesu ati, databuja, ni byiza ubwo turi hano, reka duce ingando 3, imwe yawe, indi ya Mose n'indi ya Eliya. Yabivugiye atyo kuko atarazi icyo avuga. Akibivuga icyo gicu kiraza kirabakingiriza, bakinjiyemo baratinya. Ijwi rivugira muri icyo gicu riti, ngo uyu mwana wanjye natoranije mu mwumvire. Iryo jwi ricecetse babona Yesu ari wenyine, barabizigama ntibagira uwo babwira ikintu cyose mu byo babonye. Nuko bukeye bwaho bamanutse ku musozi, abantu benshi baramusanganira. Nuko umugabo wo muri abo avuga ijwi rirenga ati, mwigisha, ndakwinginze ndebereye umuhungu wanjye, kuko namubyaye ari ikinege. Dayimoni iyo amufashe aramwanisha, akamutigisa, akamuburisha ifuro, kandi amaze kumutera imibyimba myinshi, akamuvamo bimuruhije cyane. Imana iguha umugisha, wagarukira aho ngaho. God bless you. Imana iguha umugisha. God bless you. Imana ihabwa icyubahiro. God be glorified. Aya magambo nubwo ari menshi, These words, though there are many, icyo nashaka kuvuga cyane what I want to say, nahavuga ngo Yesu ajya ku musozi ari kumwe na Petero na Yakobo na Yohana. it is the word that says that Jesus went to the mountain where he was with Peter and Jacob. Kuri uriya musozi On that mountain, bari bajyanywe no gusenga, they were going to pray. basengaga Imana. They prayed to God. Yesu yarabikoraga Jesus did it abatoza, when he was training them, ariko abona neza n'iminsi ye yenda gusohora yo kutwitangira. but he knew that his days were ending. Bibiliya iratubwiye ngo The Bible said that aho bari bari where they were, habaye ibintu bikomeye, there were very strange things that hari happened. ubwiza butangaje. There was great glory. Mu gihe bo bari basinziriye, While they were sleeping, haje Mose na Eliya.
Moses and Elijah came muri ubwo bwiza in that glory, kandi bari barasinziriye kera. yet they had died long time. Ubwami bw'Imana bwari bwaje, The kingdom of God had come. hari hagiye kubera inama There was another meeting that was going to happen ikurikirana yabaye mbere y'uko Yesu aza. that followed the one before Jesus came, Bariho babiganira neza ukuntu agiye kudupfira. where they were talking about how he was going to die for us. Haleluya. Hallelujah. Ubwami bw'Imana bwaratugendereye. The kingdom of God has come to us. Muri kuriya gusenga In that praying, Yesu aganirana n'intumwa nyine zari zivuyeyo Jesus spoke with the disciples ukuntu byose bizagenda. the way it would all be. Umurimo wo kutwitangira ntabwo wari woroshye. The journey of sacrificing himself for us wasn't easy. Haleluya. Hallelujah. Ndetse And Bibiliya yatubwiye yuko Mose na Eliya bamaze kugenda, the Bible says that after Moses and Elijah went, delegasiyo yari yavuye mu ijuru, the delegation that had come from heaven, Yesu yuzuye neza avuga ati ibintu birasobanutse. when Jesus was full and had seen things are clear, Bibiliya tubwira ko na bariya bigishwa the Bible says that even the disciples, nubwo bari basinzire bahunikiriye, though they were asleep, ariko bagize inzozi nabo, that they also had a dream, kuko ntabwo bari kubibona mu buryo busanzwe. because they would not see it in a natural way. Petero atangira kuvugisha ati, ISEZERANO.com. ariko turaca ingando, abantu turabacira ingando, Peter began saying that we are going to make shelters for these people, yibwira ko bari bugume aho ngaho. thinking that they would just stay there. Imwe ibi yawe, One would be yours, ndi ibi ya Mose, ndi ibi ya another one Eliya. for Moses, and another one for Elijah. Ariko ntabwo bari basobanukiwe yuko But they never understood that inama yarangiye, the meeting had ended, ko ambasaderi bagiye kwigendera. that the ambassadors are about to leave. Imana ihabwa icyubahiro. Hallelujah. Ubwami bw'Imana bwaje kubana natwe. The kingdom of God has come to be with Imana us. yashyizeho ubwami bwayo mu itorero. God put his kingdom in the church. Ubwami bw'Imana burahari. The kingdom of God is here. Iyo usanye cyangwa n'abandi batubwira ngo Imana irahari, When other people tell us that ngo God arumva is ubwiza real, bw'Imana, they're feeling the goodness ngo of arumva God. hari ubuntu bw'Imana, They're feeling the grace of God. tuba twagenderewe. We've been visited. Ariko hari igihe tubyumva ntitubisobanukirwe, But there's a time we hear it and don't understand ariko iyo it. twabisobanukiye tukabikurura, But if we've pulled it and understood bikaguma it, muri twebwe, and it stays in us, tukabikira ijambo ry'Imana muri and we twebwe, keep God's word in our hearts, ntabwo tuguma mu ntege nkeya. we don't keep in our weaknesses. Imana ihabwa icyubahiro, Hallelujah. duhabwa imbaraga. We are given power. Nyuma ya kiriya gihe, After that time, Bibiliya itubwira ko Yesu yaciye mu rupfu, the Bible says that Jesus went through death. yaradupfiriye. He died for us. Ari amaraso ye His blood, ageranywa n'inkwano. it is compared Twaraguzwe, to a gift. We were twaracunguwe, bought. We were saved. turi abana b'Imana. We are children of God. Haleluya. Hallelujah. Nk'uko umukwe agenda agakwa, Just like a akabona bridegroom goes and umugeni, gives dowry and gets a nyuma bride. y'iriya nama yabereye ku isi, After the meeting that happened to the world, Yesu yashoje amasezerano, Jesus completed the promises apfa urupfu rubi, and he died a bad death, nk'uko twabyumvise mu ndirimbo, just as we heard it in the songs. ariko yarazutse ni muzima. But he rose again. He's Ari mu alive. itorero rye, He is in his church. ni umunyembaraga, He is a powerful afite God. imbaraga zikuramo ibyaha, He has power to take away sin. afite imbaraga zizana amahoro mu mitima yacu, He has power to bring peace in our hearts. aduha umugisha, He gives us aduha blessings. amahoro, He gives us peace. atugirira neza. He does good to us. Ariko ikibazo But the problem is, ni ukumvira. it is hearkening to him. Hari igihe Imana itubwira ibintu There is a time God tells us things tukabisiga aho ngaho, and we just leave them there. ariko nyamara umuntu ashobora kumubwira, reka nivugire jyewe, But me personally, a person might tell me something ati tuzahure ku Giporoso kuwa gatatu saa 11:15. that let us meet in Giporos on Wednesday at 5:30. Hari ikintu naguteguriye, There is something I prepared for you. ngira ngo ushobora guhita mbyandika ahantu. I think I would write it somewhere. Kuwa gatatu no kuwa gatanu tugira amateraniro aha ngaha, On Wednesday and Friday we have prayers here. ndetse haba n'amasengesho. There are prayers and services. Imana iba ishaka kugira ibyo itubwira, God wants to tell us some things, ariko rimwe na rimwe but most of the times umuntu akabica amazi. we undermine it. N'utari ku kazi, Even a person who ain't working, niba ari umuntu akwiye tuze dusangira akaburoshete cyangwa icyayi, if a person tells you come and we share some tea, kwigendera, you go kuko utazi neza because you don't know very well agaciro k'ijambo ry'Imana. the value of the word of God. N'uri mu kazi Even a person who is working, akisanga arangije umunsi cyangwa ibiri cyangwa itatu they find themselves finishing 2-3 days atarasoma ijambo ry'Imana. without reading the word. Telefone zitaraza ngo tujye kuri za WhatsApp n'ibindi, Before the phones came and we go on social media, iyo waba ufite ibaruwa y'umukunzi when you had a letter from your loved one, warayisomaga ukayibika, you would read it and keep it, ukazongera ukayisoma, and you would reread it. aho uri kwisetsa, And where you would be, you would kubera laugh habaga at harimo yourself amagambo meza cyane. because there were good words in them. Ariko ijambo Imana yaduhaye But the word God gave us rikubiyemo byose dukeneye, that has everything that we need, umuntu akaribika, a person keeps it.
akaryibagirwa. and you forget about it. Hari akantu ugeze kubona mu minsi yashize kuri There's something WhatsApp I've been seeing on WhatsApp lately. bavuga umubyeyi w'umukire They said about a rich parent wafashe amafaranga menshi who got a lot of money ashyira muri envelope ashyira muri Bibiliya and put it in an envelope and put it in aho umwana we a Bible and gave it to his kid. yari yagize graduation cyangwa se yari yarangije amasomo. The child had graduated from school. Umwana afata igitabo arakirambika aravuga ati umuntu watsinze neza bamuha ibitabo. The child got the Bible and kept it somewhere and he told himself, Ariko how nyuma can a y'uko person who has passed well be given a book? umubyeyi we amaze gupfa But after the parent died, yarababaye aravuga ati ese ubu namwibukira no kuki. the kid was very saddened and was afata cya like, gitabo how should atangira I remember this man? afata cya gitabo atangira kurebamo. He got the book and opened it. Yabonyemo ikintu gitangaje. He saw an amazing thing. ngira ngo hari harimo urufunguzo rw'imodoka yari akeneye guhabwa kuri uwo munsi. I think there was a car key to the car that he wanted. Imana ihabwa icyubahiro. Hallelujah. Natwe mu ijambo ry'Imana Even us in the word of God, harimo ibyanditswe byaduhesha amafaranga, there are scriptures that would give us money. harimo ibyanditswe byaduhesha amazu, There are scriptures that would give us harimo houses. ibyanditswe byaduhesha ibyo dukeneye. There are scriptures that would give us whatever we need. Ariko iyo tutabikurikiranye But if we don't follow it ngo up tubisengeremo and pray in them tumenye n'igihe cyabyo, and know their timing, duhinduka abatindi cyangwa abakene, we be poor ukavuga utari kumenya Imana itankunda. and you tell yourself that maybe God doesn't love me. Ariko twitondera ijambo ry'Imana But if we obey the word tukaribika mu mitima and yacu keep it in our hearts tukabwira Imana ngo Mana and we tell God that twemeye God, gusiga byose. we've accepted to leave Yesu Kristo everything. nk'uko uvuga ngo tubanze twiyange, Jesus Christ who says that let's first tell tukavuga uti ourselves, ndashaka ubushake bwawe. we want your will. Niba utaramwakiriye nk'umwami If wawe you've not received him as your king ukamwakira, and you receive him, niba waramwakiriye if you've received him ugatekereza ku byo yavuze and you think about what he said ukabikora and you do it mu gihe gikwiriye, in the right time, Imana igasohoza amasezerano. God will fulfill his promises. Imana ihabwa icyubahiro, Hallelujah. ntabwo ijya ibeshya. He never lies. Ni Imana isohoza He's amasezerano, a God who ni fulfills Imana itubwira promises. ibintu ikabikora. He's a God who tells us things and he does them. Ariko mu gihe cyayo, But in his timing, iyo umwana akwatse umuriro if a kid asks for fire from you, kandi ari mutoya ntabwo umuha yet he's umuriro. young, you don't give them fire. Hari amafaranga Imana yaguha There is money that God can give you akakubera ikigirwamana and it would be a small God to you kuko utarakura. because you've not grown. Hari ibyo Imana yagukorera There are things that God would do for you ubaye utarakura, when you've not yet aho kugira grown, ngo bigukize bikakwica. instead of making you live, you Niyo mpamvu die. ivuga ngo tubanze dushake ubwami bwayo, That's why the Bible says that let us first look for his kuko kingdom. ubwami bw'Imana bwamaze gutura neza. Because when the kingdom is in our hearts, Iyo ubonye ibintu ntabwo bigutegeka. when you get things, they don't rule over you. Kera aho nasengeraga ntaraza muri apostolike, Long time where I used to pray from before I came here, izina rya apostolike ritarabaho, before the name apostolic came, hari korali yajyaga iririmba neza. there is a choir that used to sing well. Ndayikunda iyo korali nubwo ntazi n'ibikinabaho, I love that choir, though I don't know whether it's still in kubera ko nari existence. muto icyo gihe kandi nanjye urabona ndashaje. I was very young, but you see, I'm old now. Bajyaga baririmba ngo ko mfite amafaranga nkagira ngo inka nkagira ibintu byose ngo Yesu ndamusaba iki. They used to sing that I have cows, I have money, what can I ask from Jesus? Hari abantu tujya tubona There are people we see, yabona atangiye kubona udufaranga dukeya, and if they've just gotten some little money, kurya bishoboka, when eating is possible, kubonaho kuba bishoboka, when they have where to live, atakibara ngo ukwezi kuzashira gute, not counting that when will a month end, kavuga atari ko wajya kubetinga ubu ni ngombwa kujya mu materaniro simbizi. and they say that if I would go betting, is it important for me to go to church? Ku cyumweru haba siporo, On Sunday there is sports. wajya kuri siporo Why don't I go for sports? biriya bahora batwigisha igihe sinabyisomera. Whatever they teach to us, can I read it myself? Umuntu akirengagiza yuko guterana kwera A person forsakes that the Holy ari Communion itegeko gathering, ry'Imana. it is a commandment of God. Imana ihabwa icyubahiro. Hallelujah. Dukwiye kumvira ijambo ry'Imana. We should hear the word of God. Niba warakijijwe If you're saved ukaba utarabatizwa, and you haven't been baptized, amategeko y'ubwami bw'Imana the commandments of the kingdom of ntabwo uriho God, uyumvira. you've not listened to them. Niba umaze igihe mu rusengero If you've spent much time in the ukaba church utarigeze ugirana isezerano na Yesu and you have not had a commitment with Jesus ryo kumwiyegurira, of giving your whole self to Him, ntuve hano utamwiyeguriye, please don't go without doing that. wiyandikishe mu bwami You bw'Imana. should write your name in the kingdom of Niba God. waramaze igihe kinini wiba Imana If you spend your time giving yourself to God, udatanga ibya cumi if you n'amaturo, spend much time stealing God, not giving tithe and offertories, ntawe utaniye n'abari mageragere bafungiye kwiba. you're not different from those who are in prison because they've stolen. Nubwo mu buryo bw'umwuka Imana itadufunga nk'uko isi ifunga, Though in the spiritual way, God doesn't take us to prison like the world ariko hari does, ibihano Imana iduha but the punishments God brings to us, ukabura amahoro. you're not peaceful. Warya ukumva ntabwo biryoshye, When you eat, the food is not tasty. waryama ukumva ntacyo bimaze, When you sleep, it is like nothing. waba uri mu modoka yawe nziza wigura ukabona ni mbi.
when you're in your beautiful car that you bought for yourself, you find it ugly. waba uri mu nzu nziza ukabona ntihagije ukabona ukeneye byinshi kurushaho, When you're in a beautiful house, you don't find it satisfying. washakisha amahoro wahoranye When you get the peace, ukayoberwa aho yagiye. when you look for the peace you felt, burya you uba uri know muri where it is. gereza uba ufunze, You're in a prison. abantu bakureba When people see you, bakagira ngo umeze neza. they think you're very well. iyo umuntu afunzwe When a person is in prison, nta burenganzira bwe agira. they don't have their rights. ndabizi cyane kubera yuko I know so well because nigeze kuba nkorera ahantu there is a time I worked in a place hafungirwaga abo twakoranaga, where people we worked with were imprisoned bakaba badafite uburenganzira bwabo, and they had not their rights. n'umuntu usanzwe akuruta mu buryo bw'akazi Even the person who is older, who is bigger than you in work, akagusaba uburenganzira bwo kujya hahandi bita kwa ntawe utuma undi, he requests for permission to go to the toilet. akagusaba uburenganzira bwo kuvugana n'umudamu we And he asks for permission to speak to the wife cyangwa bw'umugabo we kubera ko afunze. or for the husband because they're in prison. iyo umuntu afunzwe When a person is in prison, aba yakuyeho uburenganzira bwe, they've been taken away their rights. ntabwo yemerewe kwishima, They're not supposed to be joyful kuko kereka iyo agiye gushaka ibyishimo byo mu isi. because maybe if they're looking for the pleasing in the world, iyo utaguye ngo ube warangiye nyine, iyo utaguye burundu ngo birangire, if you've not fell down, hakirimo akantu k'ubumana, when you still have some godliness in you, uba urimo hagati aho ngaho. you're just in the middle there. ntabwo uri bunywe suruduwire cyangwa se na byeri cyangwa n'ibindi ngo usinzire, You won't take beer or other alcoholic things so that you sleep. urimo hagati aho ngaho You're just in the middle there. ubura amahoro. You lose your peace. ariko iyo utinze muri gereza, But if you delay in jail, kubera ko utanditse usaba imbabazi nk'uko umuntu yandika agasaba imbabazi wenda bakamugabanyiriza ibihano cyangwa bakamubabarira, because you've not written to ask for forgiveness and they forgive you, bisobanuye kwihana. which means repentance. iyo utinze muri gereza n'ibyaha bindi urabikora, If you delay in jail, we even do other sins. kubera ko umuntu uri muri gereza Because the person who is in ntajya jail, aho ashaka. they never go where they want. dayimoni arakubwira ati ese ubundi The devil tells you that ko nta mahoro ukigira, you don't have peace. wanyweye byeri ukora ko wasinzira. Why don't you take beer and sleep? guhimbaza ntiwabishobora, You can't worship. You can't praise. kuramya You ntiwabishobora. can't worship. ijambo ry'Imana ntabwo rikigufasha. The word of God doesn't help you. niba uri umusore arakubwira atari kwagiye mu bakobwa n'ubundi ko nta juru uzabona. If you're a young man, he tells you, why don't you go for girls? Because you won't get any other friends. niba uri umukobwa arakubwira ngo uko ushaje ubundi wagiye ukishyingira n'ubundi ko nta juru uzabona ameze gutyo ko atazajya mu ijuru. If you're a girl, he tells you that, why don't you go for men? You're even old. You won't even go to heaven. niba uri umugabo arakubwira ati ubundi watetse umutwe ugashaka amafaranga ntubure yose. If you're a man, he tells you, why don't you find something to do and get money and don't lose everything? abajyanama bagutwaza igitugu baba bahari. But the people he makes you take over you are there. Imana itugire neza. Hallelujah. abari muri za gereza bazivemo The people who are jailed up, please get out from mu them. izina rya Yesu. In the name of Jesus. bandike basaba Imana imbabazi. Write to God asking for forgiveness. leta yo mu buryo bw'isi byo biragoye, The government, in the way of the world, it is hard. kuko ushobora kwandika urwandiko rugatinda kugera iyo rujya, Because you might write your letter and it delays to ariko get ku there. Mana biroroshye. But to God, it is way easy. guhagarara aha ngaha ukiyunga n'Imana, Standing here and unite yourself to abakozi God. b'Imana bakagusengera, And the servants of God pray for you. ukabwira Imana ngo Mana And aho you tell nahereye God that ndarushye, whenever I began from, I'm very mbabarira tired. ntabwo bizongera. I'm sorry, I won't do it again. Imana ibahe umugisha. God bless you. wari uri muri gereza agashaka kuyivamo, If you're in jail and you want to get away from it, aze hano pasiteri adufashe gusenga. please come here and the pastor helps you to pray. wari warabanye n'Imana nta sezerano bafitanye, If you've been with God without a promise, utarigeze ugirana isezerano na Yesu, without making a covenant with Jesus, nawe uze tugusengere. please come and we pray for you. n'utarigeze akizwa, And even a person who is Nawe not aze. saved, you please come. Imana ibahe umugisha. God bless you. ndashoje, I finished. kasabe pasiteri aze adufashe. Let me ask the pastor to come and help us. niba hari umuntu ushaka kwiyakirira Yesu, If there is a person who wants to receive cyangwa Christ, kuva muri gereza, who wants to receive cyangwa Christ, kuva muri gereza, who wants to receive cyangwa Christ, kuva muri gereza, who wants to receive cyangwa Christ, kuva muri gereza, who wants to receive cyangwa Christ, kuva muri gereza, who wants to receive cyangwa Christ, kuva muri gereza, who wants to receive